icyo papa, aha ni ahari igituro cyawe, umwe mu nshuti zawe magara nkaba n'umwana wawe ndahahagaze. Aratemba ajya mu nda, sinifuza kwihaya abasetsi. Uturabyo tw'amabara ababaje ndadusiga hejuru y'imva. Nzajyana nagaruka kenshi kutwuhira nkomeza igihango. Nk'umwana twarabanye ibihe byiza turabisangirana, n'ubu izina ryawe ntirirasibangana ku mutima wanjye. Njya mbona abanzi bakwishimira hejuru nkibuka babandi mutacanaga uwaka, ubu bagusimbuye mu busaswa. Nyiramama wasize ngo areberere ikibondo, abinjira bamutesheje ibaragera aho amena ibanga. Ntuzandenganye kuko ntako ntagize mwinginga. Yongojwe n'itoto atemba none ubu ahetse babiri utazi. Imiryango nayo yahindutse barusahurira mu nduru. Imari zose barigaruriye ngo mufitanye isano. Bimwe by'utagira umuvugira ngerageza kuvuga nk'umwana bati uwateye aturutse hehe. Njye mutoya aho ndaryamirwa ndasinyishwa impapuro z'ubugure. Ndabizi wagiye utanyanze, wabanye n'abandi papa uba n'umuziranenge. Wabaye uw'ingenzi mu buzima sinzakwibagirwa. Mfite intimba ku mutima, isi irenda kunsiga amasaha anshyira umunsi nshaka kuzuzwa. Kuva umunsi wagiye umutima urijima, imiryango wasize barya bacuranwa. Nasiragiye ingo nyinshi, amazina ngira menshi, imihanda ngenda myinshi. Wataye inshuti usiga imfubyi, ubasiga mu mazi abira ndetse no mu banzi. Nakuriye haba inkururimo impindura n'amadini, ngenda mpanahanwa mu miryango itandukanye. Mama wasize ubu afite undi mwana ndetse n'abandi, umwe mu bo wasize mu rugo uzi ko ataba icyomanzi. Uko dusa niko twitwa, dusa n'ubusembwa. Intimba ngewe irantokoza iyo nibutse aho nkomoka. Ayo magambo iteka nakundaga kuyavugira buri uko mpagaze ku cyitwa igituro twashyinguyeho papa wanjye Riyariyo, nubwo nta murambo we twari twarabonye. Ari nako nkomeza kwibaza impamvu ntari umwana nk'abandi. Nibaza uburyo mu bana bose ari ngiye wabaho ubuzima ndimo nyuma y'uko papa agiye ubutazagaruka. Icyizere igihe kiragera kiratakara, ari nabwo twamushakiye imva ngo byibura tumenye n'uburyo tuzajya tumwibuka, kuko igihe cyari gishize nticyari gisanzwe kuri we. Kuri ngewe ubwoba bugakomeza kuba bwinshi cyane bitewe n'imyitwarire y'umubyeyi byitwa ko yambyaye, ariko bikaba byararangiranye n'igenda rya papa wanjye. Nari umwana ariko byose narabibonaga rwose. Uko ndi kugenda ntereranwa, uko niko natangiye inzira yo kuzerera mu ngo z'abandi. Niko nabaye ikimenya bose nkaho nafite ababyeyi nk'abandi bana. Gusa Yamana ireberera abana bayo ubudahumbya, ikamenyera buri munsi kugeza ubwo nakomeje gutera intambwe nzamuka. Kugeza umunsi Yamana yambonyeho bwa mbere, ndetse n'indi minsi yose namaze mbere y'uko aza kunyirebera ngo mbe umuntu we bakorana bya hafi. Igihe kigeze menya amateka ya papa wanjye afitanye n'umuryango wa Yamana. Ya ntimba nakuranye y'agahinda no kuba papa ari we wabaye intandaro yako ibirongeye irabyutse. Nuko kuvuga umutima uhinduka ukundi, bimwe bitazigera bihinduka. Nawe nibwo waje umbwira ko tugomba kugira icyo twakora kubera ko ubu ufite amaboko maremare. Ibyo siniriwe mbikubwira. Icyo nshaka kukubwira ubu ni kimwe. Mariyamu, ndakeka urugendo rwanjye nawe rugeze ku iherezo. Mariyamu aramusubiza ati ariko hashize igihe urugendo rwanjye nawe rugeze ku iherezo, sinzi impamvu utabasha kubibona. Rufusi aramusubiza ati yego ndabibona, nuko nari ntegereje igihe nyacyo kugira ngo bibe iherezo ryeruye. Kuva kera hose wa mugore we uri nyamwigendaho, kandi nari narabibonye ko utari uwo kwizerwa, kubera ko wampishaga amabanga igihe cyose kandi ubizi ko njye nawe ubuzima twanyuranyemo kugira ngo aka kanya tube turi aha ngaha. Ugatinyuka ukazana Brian utabanje gutekereza ko ashobora guteza ibyago. Mariyamu aramusubiza ati ninshake mbe naraguhisha amabanga menshi. Ubundi se wabonaga njye nawe tugenewe gukundana? Njye nakwiyegereje kugira ngo ugere ku ntego zawe, nanjye ngere ku ntego zanjye. Kandi ibyo urabizi rero kuba twarabanye tunahishanya amabanga yari imipangu yanjye, kuko ntabwo byari gukunda ko nkubwiza ukuri ngo aka kanya tube tugeranya aha ngaha. Nagombaga kubikora kugira ngo nkomeze njye imbere. None aka kanya ubwo maze kugera ku byo nshaka, kuko ubu nta n'ikintu na kimwe wantwara muri ubu butaka, cyane ko nta n'umugabane n'umwe usigaranyemo. Ndakeka ariko kanya ko kugira ngo nkubwire n'andi mabanga ya nyuma naguhishe, ubundi umvire mu buzima ugiye. Rufusi ati utambwira ko hari ikintu waba warambeshye nkabaho ngifata nkaho ari icyanya cyo kandi ari ikinyoma. Mariyamu ati cyane rwose, kandi maze kubikubwira nonaha, nkuko ubwanjye nakwibwiriye ko umwana wanjye w'imfura Randirire wese burya atari umwana nabyaye ku bandi bagabo nahuriye nabo mu tubyiniro no mu tubari, nkuko nakundaga kubikubwira.
cyane ko nabaga ndimo kukubeshya byose kugira ngo nkomeze nsembure umujinya wawe, ubundi ugendane nanjye mu mupangu turimo wo kuzamuka, ahubwo ari uwa Petroni Lewis. Aka kanya ndagira ngo umenye ko na Kristela Lewis kukubwira ko ari uwawe kwari ukugira ngo ukomeze ucumane urugendo rw'ubuzima nanjye, naho ukuri guhari nuko Petroni Lewis ari we wanteye inda ya Krista wanjye. Ngaho mvira mu buzima kuko nta kintu na kimwe nigeze ngirana nawe, ku buryo ntigeze nanifuza kuba nabyarana nawe. Nyagasani, namaze kumva ayo magambo ya Mariyamu ndeba Kristela mbona yaguye mu kantu, ariko nanjye aba ariko njya mu rujijo rwinshi, kuko ku ruhande rwa Kristela we yarasanzwe azi ko ababyeyi be bakundana, none yaravumbuye ko kuva kera hose batigeze bakundana, ndetse yarazi ko ari umwana wa Petroni Lewis, ariko atungurwa no gusanga mama wacu Mariyamu yarabwiye Rufusi ko ari uwe. Naho njyewe urujijo nari mfite n'uburyo nari nsanzwe nzi ko Kristela Lewis ari umwana mama wanjye yabyaranye na Rufusi, kumbe ntazi ko ari mushiki wanjye kuri papa wacu nk'uko na Neyila ari mushiki wanjye kuri papa. Nkiri muri ibyo bitekerezo twese twatunguwe no kumva mu butaka bwa Lewis haturikiye igisasu kinini cyane, ndetse abantu benshi bari muri kampani barasakuza cyane. Mugende gufata telefone ngo mpamagare mbaze ibibaye, natunguwe no kumva haturitse ikindi, ndetse nyumvira muri ya sare abantu bari bagiye kwiyakiriramo. Mu kwitegereza Kristela ntungurwa no kubona ameze nk'uwabaye pararize, atari kubasha kunyeganyega. Njyewe ubwanjye niyumvira Rufusi abwira Mariyamu ati bayi bayi kampani ya ba Lewis n'ibyerekeranye nayo byose. Ubu ikigiye gukurikiraho haba muri iyi kampani ya ba Lewis ndetse no muri iki gihugu cyose ni ubuyobozi bwanjye, kandi ubuyobozi bwanjye buzaba butandukanye n'ubundi buyobozi bwose bubaho, aho abantu bose bazamenya uwo ndi we, ariko atari ukuvuga ngo njyewe Rufusi, ahubwo uwo ndi we n'ubuzima abana nkatwe tunyuramo tuzamuka turwanira ubuzima bwacu, nta muntu n'umwe uturi inyuma, mbese tukiyubakira ubuzima. Rufusi yamaze kuvuga gutyo ntangira kumva Mariyamu arimo gutaka, wagira ngo barimo kumuniga. Nkoze kuri Kristela Lewis mbona yabaye ikinya, atari kubasha guhagarara na gatoya. Ako kanya mba mwirengagije, ubundi ninjira ntarwambaye. Nkubita umuryango kubw'amahirwe nsanga ntabwo wari ufunze. Bigaragara ko Rufusi yari yafatiranye Mariyamu, abantu bose bahuze baza aho ngaho, gahunda ari ukumuvana mu buzima agasigara yidegembya, kuko ninjiye nsanga ari kumuniga bikomeye cyane, Mariyamu yenda gushiramo umwuka cyane ko ukuboko kw'iburyo kwa Rufusi ari icyuma bamushyiriyeho nyuma y'uko nakumuciye, bivuze ko gufite imbaraga zikomeye cyane. Ariko nkimara kwinjira ahita yikanga, ndetse ambonye aratungurwa cyane, ahita amera nk'ukutse umutima, ubundi arekura Mariyamu atangira kwisakasaka agiye kugeza ukuboko ku mbunda ye. Mpita nyegeranye ifata nyikuramo amasasu njugunya ku ruhande. Twese duhita duhagarara umugabo ku mugabo, ubundi dufata pozisiyo y'imirwano nta jambo na rimwe tuvuze. Ari nako Mariyamu arimo gutakira no kugorora ijosi ku meza ye aherereye ku ruhande. Nuko njye na Rufusi dutangira imirwano umugeri ku wundi, ingumi ku yindi, cyane ko nacunganaga n'icyo kiboko cye cy'icyuma kugira ngo atakinkubita nkangirika. Ubwo twatangiye imyizingurizanyo, bigaragara ko Rufusi nawe akomeye cyane, kuko uburyo yarwanaga ntabwo ari nka babandi baba abakire bikarangira kwita ku buzima bwabo bihagaze. Nabyumvise neza nkubise ingumi yo mu gituza, mpita numva wagira ngo ni inyundo bamponzeho, ariko akiyinkubita ahita nzamurira umujinya, ntangira kwibuka igihe cyose Rufusi yanzengereje. Ubundi mpita mba nk'umusazi, ntangira kurwana ndi kubyina injyana ituma mutesha umutwe, ku buryo amaguru nayakozaga hasi segonda rimwe gusa akongera akazamuka, akajya gutungurwa namukubise umugeri wo mu matama ye. We yajya kunkubita nkamukwepa, mpita mukubita umwizingurizanyo uzanye n'ingumi yo mu rubavu. Umutima wanjye umpatiriza umbwira ko Rufusi yari amahirwe mbonye yo kumufatisha ndi njyenyine, nawe ari wenyine, kuko na Mariyamu yazamvuganira ubundi ngahita mwica. Umujinya wo kumwica urabyuka, ariko kubera ko byari bijyanye n'amarangamutima sinzi uko yanyubikiriye, ahita arambura cya kiboko cye cy'icyuma kinkubita mu gituza. Mpita numva umutima wanjye urahungabanye. Rufusi ahita afata imbunda ye yiruka arasohoka, mu gihe njye nari nsigaye ndimo kwikanda mu gituza. Ariko ntekereje ko mushiki wanjye ari hanze, mpita ntekereza ko Rufusi yamugirira nabi. Ako kanya mpita nsohoka mukurikiye, ndebye hirya nsanga Rufusi arimo kurenga, mu gihe mushiki wanjye we yari yicaye hasi amarira yamuganje. Ako kanya nahise ntekereza ko ntashaka ko Mariyamu abona Kristela aho ngaho.
mpita muterura musaba ko yaza tukajya mu biro bye, akaba ariho nanjye nkabona umwanya wo kujya kureba ibiri kubera muri kampani. Kirisitera ambwira ko ako kanya ashaka kuba ari wenyine kandi atuje, cyangwa se mujyane mu maboko y'umuntu umwe rukumbi afite wo kuririra nonaha. Mu kumubaza uwo muntu wari wambwira ko ari nyirakuru Sofiya, ako kanya mpita muterura ngenda nihuta cyane. Kubw'amahirwe nsanga asanseri zirimo gukora, bigaragara ko igihande cya hoteli ziherereyemo nta kintu na kimwe cyazibayeho. Ntabwo byatinze twageze muri asanseri umuteruye, mpita nkanda ko nshaka kujya muri foro yo hasi. Ntitwatinda kuhagera, mu kuhagera dusanga abantu bose bakwiye imishwaro, ariko mba mbyirengagije, ubundi ngenda ngana mu butaka ba Rufusi batuyemo nk'abayobozi. Kirisitera ambwira ko nyirakuru Sofiya asigaye aba mu nzu ye kubera ko yabonye atari byiza kubana n'umukwe we, bityo anyereka ahantu atuye mu yindi nzu, mu nzu zigenewe abayobozi ba kampani. Ntabwo byatinze nagejeje Kirisitera mu rugo nkomanga, ansaba kwinjira mu nzu ambwira ko abizi ko nyirakuru ahari, kuko ibi birori yari yahisemo kutabijyamo. Namaze kumwinjiza mutereka mu ntebe iri muri saro. Ako kanya Sofiya araza amubonye, amubaza ikibazo kimubayeho niba ibintu yumvise bimugizeho ingaruka. Kirisitera arandeba ansaba ko ngenda nkava aho ngaho, ananshimira ambwira ngo ndakoze cyane. Nanjye mbonye ashaka ko ntivanga mu buzima bwe ndetse n'umuryango we, mpita mva aho ngaho cyane ko yarameze nk'umbohoye, kuko nari maze kubona ko aho hari ibintu byinshi nshaka kujya gukurikirana. Nageze aho abantu bake basigaye bari kumbe, mu kurenza amaso hakurya hamwe na stade, kuko ariho hari sare, nako hari sare yo kwakiriramo abantu. Ntungurwa no kubona igihande cyose cya sare cyaguye hasi. Bigaragara ko umuntu wabikoze yari yapanze ko abantu bose binjira muri iyo sare ahita bica atezemo igisasu, bakarimbuka nka kwa kundi abitwa ngo bari kurwana intambara z'amahoro babigenza, bakica abantu ngo bari gushaka amahoro. Mu kubura aho nerekeza, ari ukwerekeza kuri iyo sare cyangwa se kubanza gushakisha abantu banjye twazanye, nibwo nabashije kubona ko muri kampani hamaze kugera imbangukiragutabara kare cyane, ndetse n'abantu barimo abaganga bari kujya bazana imirambo n'inkomere bangirikiye muri iyo sare. Mu gihe umutwe wanjye urimo kuzenguruka ndeba impande n'impande, gushingura ibirenge byarananiye, nakubise amaso agatanda k'abarwayi bari kuzana bagakuye kuri sare bakazana aho bari gushyira abandi, umuntu uriho yambaye imyenda ya gisirikare. Ariko bene iyi myenda abasirikare bajya bambara bagiye ahantu mu birori, mbese imwe ijya ibabera cyane. Mu kumukubita amaso mbona yamaze gupfa kare, kumva ahantu barimo kumwerekeza ni mu mirambo y'abapfuye kubera ibyo bisasu. Mu kwibwira ko amaso yanjye arimo kureba nabi cyangwa se atari kubona ibihari, nkomeza gukanaguzwa nibaza niba ibyo mbona ari ukuri, ndetse ndambura ukuboko nanamukoraho koko mbona hisa n'akaboko kari gasigaye kuko akandi kari kacitse. Mu gahinda kenshi mbyemeza ko General Zeki yamaze gushiramo umwuka. Ntarabasha kubyakira neza, natunguwe no kumva umuntu nkozeho mu mugongo, ampamagara mu izina Max cyane wagira ngo ari guhamagara umuntu uri Kantarange. Mu guhindukira ntungurwa no kubona ari Rozanje, wahise ambaza ikibazo mfite niba nanjye hari icyambayeho, kubera ko mpamagaye nk'umunota wose simbashe kumwitaba. Kumbe kubera guheranwa n'ibitekerezo nari mbonye ko ntarindi kubasha kumva ibiri hafi yanjye. Rozanje mu kumwitegereza ntungurwa no kubona iruhande rwe hahagaze papa wacu Petero ni Lewis. Mu kumubaza icyo bari gukora aho ngaho, Rozanje ambwira ko ari inkuru ndende atazi uko yayimbwira, avuga ko tukiva mu rugo ngo namaze kumva mwese mugiye, nanjye mpita mva mu buriri ndabyuka, kuko nari nzi ko urugo ngiye kurusigaramo njyenyine n'umuryango wa Brian nk'uko bisanzwe. Sinkamenye ko kwa kundi umuntu atajya asiga ikimwirukamo ahubwo asiga ikimwirukaho. Icyo nari ndi guhunga mbere hose n'ubundi ntaho cyagiye, kuko nkigera muri salo nahasanze Petero ni Lewis abari wenshi ryera mu ba mbere. Mu kumukubita amaso ahita nawe mbona, umutima wanjye utera cyane uhita wibuka umugoroba washize. Ariko kuko twari twakubitanye amaso ndetse n'umugore n'abana ba Brian bamaze kutubona, nabaye nk'uwirengagiza na Petero ni Lewis biba utyo, ndabasuhuza mbabaza amakuru. Bikiriza bavuga ko ari meza, noneho kubera ko umuryango wa Brian tutamenyeranye cyane, nta magambo menshi twari dufite yo kuvuga. Ibyo twakoraga byose birimo kunyuranyuranaho n'ibindi birimo kureba televiziyo, twabaga ducecetse cyane. Ariko mu mutima wanjye harimo ibyerekeye ibinteye ubwoba gusa nta kindi. Amasengesho ariyo menshi mu mutima wanjye. Sinjye warose hatangiye gucaho amakuru kuri televiziyo, noneho abanyamakuru basuye kampani ya Lewis bagahita batangira kwerekana amashusho y'ibiri kuberamo. Petero ni Lewis avuga ko aba yagiye hejuru, mpita menya ko agiye mu cyumba cye, bityo nitumukenera turaza kumureba.
ariko ntabwo byatinze nyuma nibwo umujyi wose wa Kent wumvise ibintu biturika mu mujyi ubugira kabiri. Ako kanya Petero ni Lewis agaruka aho turatubaza ibibaye areba kuri televiziyo. Mubwira ko ntabizi cyane ko ibyo ari gukeka ko bishobora kuba bibereye aho mwagiye. Amashusho yari yamaze guhinduka, televiziyo irimo gukomeza gahunda zayo. Nibwo twatangiye guhamagarana ariko telefone yawe ntiyabasha gucamo. Mpamagaye Neyira mubaza ibijya mbere, ambwira ko Brian akimara guhabwa umwanya wa General Manager no kwerekwa abantu bose igisirikare cya Kent cyahise kimufunga, ashinjwa kwiyomora ku gisirikare ndetse no gutera ataretse iterabwoba. Kuri ubu we na Suzy Mike na Vivency bakaba bakurikiye imodoka zimujyanye aho agiye gufungirwa. Ibyo mu kubyumva ndikanga mubaza ibijyanye n'ibintu twumvise biturika. Neyira avuga kuko babyumvise byanga byakunda biturikiye aho bavuye, ariko ubu babuze amahitamo ari ugukurikirana Brian cyangwa se bakagaruka muri kampani. Mpita mubwira ko bakomeza aho bagiye, njyewe na Lewi tugiye guhita tujya kureba Max muri kampani. Ni nako byagenze, nahise ambwira Petero ni Lewis ibibaye byose, ansaba akanya gatoya ko kujya kwitunganya, ariko byose tubikora mu ibanga rikomeye, ntawo mu muryango wa Brian urabutswe. Hashize akanya nanjye maze kwitegura ntegereje Petero ni Lewis muri salo. Ntungurwa no kubona aje nawe nk'ibisanzwe yateyemo ya myambarire wowe nawe mukunda kandi muhuriyeho ibabera cyane, ari nako yakoze ibishoboka byose ku buryo ntawabasha kumubona isura. Nuko dufata urugendo duhita tugana ku muhanda aho dutegera amamoto, ku buryo no murinzi wa Mariyamu yaketse ko Petero ni Lewis ari umwe mu basore tujya tubana muri iyo nzu. Aribwo twateze duhita tugera hano kuri kampani, ariko dusanga ibintu ni impagarara ahantu hose kuko amambulanse ariyo yinjiraga andasohoka, ubona harimo inkomere nyinshi. Mu kwinjira cyane ko ntawaduhagarikaga ku muryango, dutungurwa no kubona hari aho barimo kuzana bapfuye. Njyewe ubwanjye nibonera General Ezeki bamuzana mu bapfuye, bigaragara ko ari umurambo we yacitse n'ukuboko kumwe. Ndebye ku ruhande mpita nkubona umeze nk'uwahungabanye, mpita nsaba Petero ni Lewis kumpa akanya gatoya nkaza nkakwegera. Aribwo naguhamagaye inshuro nyinshi cyane ariko ukanga kunyitaba, ngira ngo wagize ikibazo, aribwo ngukozeho ugashigukira hejuru. Ariko nta kindi cyatuzanye njye na Petero ni Lewis, ni ukukureba ngo turebe kuri muzima no kumenya niba hari ikintu nk'umugabo yagufasha niba waba umukeneye, kuko mbizi ko bagenzi bawe aka kanya batari aha ngaha. Rosange yamaze kumbwira gutyo mpita menya impamvu bari aho ngaho. Dusubira inyuma aho Petero ni Lewis ahagaze, mugezeho ndamusuhuza ahita mbaza ibyabereye aho ngaho. Mubwira mu ncamake ndetse nanamubwira ko ari ngiye wasabye ba Suzy Mike na Neri gukurikira Brian kubera ko nari maze kubona ko harimo akagambane, mu gihe CEO mushya yari yasabye ko hari akantu ajya kunyereka. Gusa nirinda kubabwira ibyo namenyeye ku biro bya Rufusi kuko numvaga atari umwanya mwiza wo kubivugaho, ahubwo mbabwira uburyo nanjye numvise ibisasu nkaza nje kureba uko bimeze. Namaze kubabwira byose uko bimeze, Rosange ambwira ko ari kubona akenewe nk'umuganga cyangwa se akaba afite akazi yakora, bityo reka abe aturetse. Ako kanya mbona kampani yose yabaye nk'ubutaka busanzwe, ku buryo byanga byakundana barusahurira mu nduru bashobora kugira icyo bakora, kuko bimeze nkaho nta muntu n'umwe uri ku buyobozi kubera izo mpagarara. Mpita mbona ko kampani ikeneye uburinzi kimwe n'abantu bayituyemo. Mu kubitekereza mpita nibuka ko Kiristera na nyirakuru mbasize mu rugo bonyine kandi nkaba ntamenye aho Rufusi yerekeje, ndetse nanatekereza ko kampani ishobora kuba ikirimo ibyihebe. Rosange amaze kugenda mbwira papa nti ibikorwa bibereye muri iyi kampani by'ubwiyahuzi no kwica abantu bikozwe na Rufusi ndetse na General Torres. Ntabwo nzi niba haba hakirimo abandi bantu bakeneye gukomeza guhungabanya umutekano wa kampani, ariko nawe urabibona ko uretse abasirikari na polisi baje gukora iperereza no gutabara, nta bandi bantu bahari. Bigaragara ko byose Torres ari we urimo kubikontorora. Binagaragara ko abashinzwe umutekano wa hano bakwiye imishwaro. Ubu ikintu navuga, kubera ko Suzy Mike, Neri na Vivency badahari, ninjye nawe dufite ubushobozi bwo kurinda umutekano wa hano, bityo ndagira ngo umutekano w'abantu ari wo tubanza kwitaho mbere y'ibindi byose, ari naho njye nawe tugiye guhera tugabana imirimo. Petero ni Lewis namubwiye gutyo kubera ko muri iyo kampani hari abantu babiri gusa nshaka kurinda ku kabi nakeza. Nta bandi ni mushiki wanjye Kirista Lewis, kuko niwe muntu ngomba kumumurikira papa wacu ku kabi nakeza.
ndetse na Mariyamu, kuko uwakwibeshya akamwaka ubuzima ntarabanza kumwihoreraho niwe waba ari umwanzi wanjye wa mbere. Ako kanya mbwira papa ko agiye kujya mu butaka batuyemo abakozi, ari naho CEO mushya na nyirakuru abarinde, nanjye ndaba ndi gukurikirana chairman aho ari murindira umutekano, ari nako dutegereje na Suzimike ngo baze. Petronile Lewis amaze kubyikiriza ako kanya Santoyo yahise angeraho, ubona ameze nk'uwakamejeje. Ambwira ko ari mu nzira kuri moto aribwo yumvise ibiturika, ariko ntabwo yaketse ko ari muri kampani nyuma y'uko nari muhamagaye. Igitangaje ni uko ageze mu marembo agasanga arafunguye ndetse abantu bari gukwira imishwaro, ahita amenya ko ariho bibereye, yibaza impamvu kampani yose akaba ari nayo kampani ikomeye muri Kentrone nta bashinzwe umutekano bayizengurutse, cyane cyane abasirikare, kubera ko ari ibisasu byahaturikiye. Ndetse akomeza gutungurwa no kwinjira ntawe umutangiriye, kugeza ubwo tugezeho, kuko tumeze nk'aho ari twebwe duhagaze twenyine aho ngaho duherereye. Santoyo yamaze kumbwira gutyo mbura icyo musubiza, mpita mubwira ko ako kanya aje mukeneye cyane, kubera ko nubwo gahunda nari muhamagariye zahindutse ariko ndacyamukeneye. Ahita ambaza icyo nshaka ko akora, mubwira ko Kristela yamaze kuba CEO wa kampani, ariko ibintu byabereyemo hano bikaba ari abatashakaga ko aba umuyobozi, bityo inshingano ngiye kumuha nizo kumurinda, kandi yitegure rwose ko aho araba ari hose arabona abantu bashobora kuza kumugabaho ibitero bashaka kuvana Kristela mu nzira. Santo yahita ambwira ko atahakana izo nshingano, ariko niba koko nifuza ko ako kazi agakora neza, nirengagiza ibyabereye muri aho ngaho, mpite mushakira ibyo kurya, kuko ntabwo yagakora inzara iri kumutema amara. Santo yamaze kuvuga gutyo, Petronile Lewis ndeba ameze nk'utunguwe, gusa njyewe nari nzi icyo Santo yavuze. Ako kanya mbasaba ko bankurikira tukagana hari ibikoni batekeragamo ibiryo byose bagiye kugaburira abashyitsi. Bidatinze twageze mu gikoni, Santoyo akibona ibiryo yirengagije abatetsi bahari atangira kubyataka nta gitangira. Kuri ngiye kubona uburyo Santoyo yari kuryana inzara, bigaragara ko aherutse nko kurya mu myaka ya kera. Agahinda karanyica, ndetse binagaragaza ko ibiryo nk'ibyo ngibyo atabiherutse. Mu gihe Santoyo yari ameze akanya ari kurya, ba batetsi bari bakomeje kutwitegereza kuva mbere hose. Twatunguwe no kubona bose icyarimwe uko ari batanu bavuye aho barimo kwiruka. Mu gihe nge nari nibajije ikibirukankije, Petronile Lewis we ntabwo yagiye mu byo kwibaza, ahubwo yahise abirukaho, ndetse bakigera ku muryango wari ufunze mu kubanza gushaka imfunguzo zo gufungura, niko babonye agiye kubageraho. Twese dutungurwa no kubona bakuye imbunda mu nkenyerero zabo. Mu kwikanga twese, na Santoyo wari ugifite ibiryo mu kanwa ahita areka kurya, ahubwo atangira gukwepa, duhita twihisha inyuma y'ibisafuriya binini by'umuceri. Santoyo ibumoso bwanjye, nanjye iburyo, mu gihe Petronile Lewis yari yatangiye kwataka uwamutunze imbunda mbere. Njye na Santoyo duhana sinyare tuvuga ko tugiye kugendera icyarimwe tubagweho kandi ntihagire uducika. Ako kanya duhaguruka mu buhubutsi bwinshi cyane, ariko tugiye kugera kuri babiri ba mbere dutungurwa no kubona bakuyeyo imbunda bahita birasa mu mutwe. Mu gihe ibyo bikidutungura, noneho dutangira kurwana nuko n'abandi batatu basigaye batirasa, cyane ko uwo Petroni ari kurwana nawe yari yabuze uko yirasa. Ariko njyewe na Santoyo twari twakererewe, bahise birasa abo babiri bandi, bose bagwa hasi, amaraso ari yarimo gutemba. Kuri njye mu kwitegereza ishyano ryavutse muri iyo kampani y'umuryango wacu, nibaza niba ari imperuka iri kuba cyangwa se ibindi. Petroni nta kindi yakoze, yamaze kwambura imbunda uwo mugabo, amufata akaboko ameze nk'ugiye kukagoronzora, ndetse ijosi rye arifatira mu ntege ze ameze nk'upfukamye, ku buryo uwo mugabo yari ari kumuhinahina, amubuza n'umwuka wo guhumeka, akamuha gake cyane, amubaza uwo ari we n'icyo bari kumara muri iyo kampani. Uwo mugabo mu gusubiza twese dutungurwa no kumva avuze ko ari umusirikare wo mu gisirikare kirwanya ubutegetsi. We na bagenzi be bakaba barahawe akazi ko kuza mu gikoni kuri uyu munsi w'ibirori, bashinzwe kuroga ibyo biryo byose abantu bararya, ndetse no gutega ibisasu bigomba guturitsa. Ariko habaho kutumvikana hagati yabo, kubera ko itumanaho rimeze nk'aho ryaje gupfa, byatumye batumvikana n'aho bari baturutse. Ibisasu biturika mbere y'igihe, kuko aho bari bavuye bagize ngo amafunguro yamaze gutangwa ku bantu bose, kandi bo batari banamaze kuroga ibiryo byose. Petroni ahita amubaza ibiryo bari basigaje kuroga ako kanya. Uwo mugabo asubiza ko ibiryo hafi ya byose biri aho ngaho bamaze kubiroga. Santo yamaze kubyumva ahita aruka n'ibyo yari yariye byose. Ako kanya Petronile Lewis ahita avuna ijosi ry'uwo mugabo, nyuma yo kumenya ko ari ikihebe.
yahise ambwira ko ibyo ari bimwe namubwiraga bivuze ko muri iyi kampani hakirimo ibikangisho, bityo reka tureke guta umwanya. Yabanje gusaka abo bagabo imifuka yabasangamo ibyangombwa byabo bya gisirikare, bose ari abasirikari bakiri bashya. Sinzi uko ubwonko bwanjye bwagarutse ku murongo, mpita ntekereza kuri General Ezeki, mpita nibaza niba Gaston na Gerine nabo bashobora kuba bagiriye ibibazo muri iriya sare bari bagiye kwakiriramo abantu. Mu bwoba bwinshi cyane mpita mfata telefone yanjye ngo mbashe kuba nahamagara Gaston, ariko ahubwo ntungurwa no gusanga yampamagaye inshuro nyinshi cyane, ndetse bigera naho nyoherereza ubutumwa ambwira ko ngo muri kampani ishyano ryavutse, ari ibishoboka twaza kubaha ubufasha bigishoboka. Ako kanya mpita mpamagara Gaston, kubw'amahirwe ahita anyitaba, ambaza aho mperereye. Njyewe kubera ibintu by'igihunga ahubwo mubaza aho aherereye, ambwira ko ubu ari kwa muganga kubera ko yajyanye abantu bakomeretse barimo Gerine, umugore wa General Ezeki, abana be ndetse na Dorcas kuko bari bicaranye aho bari bari. Gaston yamaze kumbwira gutyo mubaza kwa muganga aho baherereye, ambwira ko yaje kubona mu bitaro bya Lewis habaye impagarara, bahitamo kujya mu bitaro bikuru bya Kent kuko niho hafi kurusha ahandi hose. Mubaza niba baba bari kumwe byibura ari kubona bameze neza, ambwira ko baraza kurokoka ahubwo ubu agiye kugaruka muri kampani. Mubwira ko ariho mperereye, ako kanya nkupa ambwira ko aramvugisha nahagera. Nuko tuva aho ngaho Santoyo ari kubaza niba agiye gupfa kubera ko amaze kurya uburozi. Petronile Lewis ahita atangira kuzenguruka mu gikoni hose agenda areba bimwe mu birungo batekesha n'ibyo bakoresha amasarade, aravangavanga bidatinze abakoze uruvangitirane, abihereza Santoyo amubwira ngo abirye areba. Santoyo nawe mu kudashidikanya arabirya, abimaze ntiyagira icyaba. Petronile Lewis amubwira ko iyaba yariye uburozi byose yari yariye byari guhita bigaruka, ndetse no mu nda hakamurya, ahubwo ducunge biriya biryo byo ku ruhande twinjiriyeho tubifate neza ari byo umuntu ushaka kurya aryaho. Santoyo yavuze ko araza kwiyaranja mu bundi buryo, ariko nta biryo byo muri icyo gikoni ari buze kuryaho, ahubwo dufata icyemezo cyo guhita tubimena hasi ibyari aho byose ku buryo bizahavanwa n'abakora amasuku, dore ko n'ubundi ibirori byazambye. Ni nako byagenze, twazengurutse igikoni cyose tumenagura ibiryo byose tunabishyiramo ibigaragaza ko bitagomba kuribwa. Ubundi tuva aho twihuse duhita tunyura aho bacururiza ibyo kurya bifunze aba aribwo dutora kuko nta mucuruzi wari uhari. Santoyo arya tugenda mu rugo rwa Sofia kugira ngo ahagume acunze. Mu kuhagera nkomanga ku muryango Sofia aza gufungura, aduhaye karibu. Tugezemo imbere dusanga ari kumwe na Kiristera ndetse na Mariyamu wari umeze nk'aho ashaka kugira ibintu abasobanurira, ariko bakaba banze kumutega amatwi. Ako kanya mbonye ahita ahaguruka aza nsanga, mujyana hanze mubaza niba hari ikintu na kimwe yavuze kuri Kiristera na mama we. Ambwira ko yari abicaje ngo ababwire ibyabaye mu kanya, mubwira ko abyihorera ntihagire ikintu na kimwe ababwira, ndetse kandi ajye kure ya Kiristera kubera ko ibyo we na Rufusi bavuganye byose Kiristera yabyumvise. Urwo rukaba urundi rugamba bagomba kuzaca nyuma y'uko kampani yongeye gusubira ku murongo. Mariyamu namaze kumubwira gutya arikanga cyane, musaba kutabitindaho ahubwo nsubira mu nzu nsanga Kiristera ari kuyambira Santoyo mu marira menshi, amubwira ko akoze cyane kumwigaragariza byibura ako kanya ngo niwe muntu yaba yiyegamijeho nk'umuntu baziranye bisanzwe birengagije ahashize habo. Santoyo amubwira ko nta kindi kimuzanyeho uretse kumurinda, bityo bicare batuze umutekano wabo umeze neza. Nahise nkora kuri Petronile Lewis wari wateye umugongo abantu bose kubera cya kintu cyo kumva ko nta muntu ashaka ko amumenya. Duhita tuva aho ngaho igitaraganya tugenda tugana kuri sare nyirizina ngo turebe ko twafasha abandi, ariko abashinzwe umutekano baraduhagarika bavuga ko aho ari ahakorewe icyaha crime scene, bityo abashinzwe umutekano nibo bahemerewe gusa, cyane cyane inzego za gisirikare kubera ko bijyanye n'iterabwoba. Sinzi uko narebye ku ruhande ntungurwa no kubona General Torres ari kumwe n'abandi basirikare, ndetse mu gukomeza kumwitegereza nawe baratubonye njye na papa. Kuri iyo nshuro ncira ubwoba ngenda musanga, ngiye kumugeraho atandukana nabo bari kumwe aza dusanga. Angezeho mpita mubwira nti hano wibeshye cyane, niba watekerezaga ko iki gikorwa kiragenda nk'uko ubishaka ntabwo ariko bimeze, gusa icyo nabonye ni ukuri inyamaswa mbi ndetse ukaba uri n'ikigwari, aho n'umugore wawe yabuze gatoya ngo apfire hano ariko ukaba utazi n'aho aherereye, bityo ndagira ngo nkubwire ko ngiye kukuzira ku buryo uzicuza impamvu wahisemo iyi nzira. Namaze kubwira General Torres gutya ariyumvira, aramwenyura maze arambwira
ati ushobora kuba wibwira ko ufite ubwenge, ariko igihe cyose utekereje gutyo ujye umenya ko ari ikosa rikomeye urimo gukora, kuko nawe niba washyira mu nyurabwenge wahita umenya ko iyi kampani nta ruhare cyangwa se inyungu nyishakamo. Wenda reka tuvuge ko ibi byabaye hano ari nka diverisiyo cyangwa se ikintu igihugu kigomba kuba gihugiyeho nonaha, mu gihe ngewe igikorwa cyanjye nyirizina ndaba ndi kugikora nitonze cyane, kandi ntabwo bizagufata iminsi irenze 4 kugira ngo ubone ko namaze kugera ku rwego wowe wambeba we utazajya uza kumenyera ushaka kumvugisha uko wishakiye. General Torres yamaze kumbwira gutyo mbona koko hari ikintu yishingikirijeho, ndetse kwa kundi umuntu abasha gushyira mu nyurabwenge, nanjye nahise mbibona ko guturitsa muri kampani hagapfa abantu, igihugu kikamera nk'ikigiye mu cyunamo, kampani ikajya mu bikorwa byo kwiyubaka, kumbe ni nk'agakingirizo Rufus na Torres bari gukoresha ku buryo ibikorwa byabo aka kanya biri kujya mbere. Umutwe wahise undya nibaza igikorwa bagiye gukora, ariko ndaheba burundu. Sinzi uko nanjye numvise namujomba akantu kugira ngo yumve ko ndi kumusingira, wenda nawe atangira tubwenge maze ataneho gatoya, mere nk'umuteze umutego akora igikorwa atari yateguye gukora, ubundi mufatire mu cyuho. Mpita mubwira nti harabura amasaha makeya cyane, ya black box nkayifungura, noneho uburyo nkurenzeho nuko nzayifungura ntakeneye amaraso yawe na Rufus, ahubwo ndi gukoresha ubwenge karemano, bityo ninyifungura waba uri hehe niyo waba warahindutse Imana nzahita nkurimbura. Namaze kuvuga gutyo ntungurwa no kubona Torres ameze nk'igisusa bakubise ku muriro. Mpita mbona ko ibyo nkoze ahubwo birenze kuri byo nari ntekereje, kuko iriya black box ishobora kuba iriho amabanga ashobora kurimbura Torres cyangwa se ibikorwa bye. Ako kanya hita ndeka aragenda ndetse atambuka kubo bari kumubona ameze nk'utaye umutwe. Petero ni Lewis ahita ambwira ati wa mwana we wanyereka papa wawe, sha kubera ko byanga byakunda ashobora kuba afite ubwenge yiherewe n'Imana, ako kanya bidaciye mu zindi nzira. Ndatekereza neza ko Torres aka kanya agiye gukora igikorwa kitari cyiza, ku buryo umuntu amukurikiranye yamushyira hasi. Niko Gaston yahise ampamagara ambaza aho mperereye, ambwira ko yinjiye muri kampani. Twahise duhura tungurwa no gusanga Petero ni Lewis aho ngaho, andeba indoro ivuga ko ntagakwiye kuba natumye aza aho ngaho, ariko muhumuriza mubwira ko nta kibazo kiza kuba. Ubwo nahise mubaza amakuru yo ku bitaro, ambwira ko baraza kurokoka kuko uyu munsi Mariyamu yari yabemereye konje we na Gerine nk'abashinzwe umutekano ngo baze kuryoherwa uko bashaka. Aribwo yafashe akanya kabaganira na Dorcas nawe ari kuganira n'inshuti ye Brina n'abana be, byatumye bicara ahantu hamwe. Ariko kuko Gaston ari umukuru w'umutekano ntabwo yamaraga umwanya yicaye, byabaga ngombwa ko ajya kureba uko ibintu bimeze. Ari nabwo akigera ku muryango agaruka byabaye ibisasu biraturika, atangira kwibaza uko byagenze aho ngaho, kandi bari bakoze ibishoboka byose bagasaka by'indengakamere. Nk'umuntu watojwe ibijyanye n'igisirikare ubwo Vice Chairman Siridiyo yamwoherezaga ku ishuri, nta kindi yakoze adategereje ngo haze inzego zindi, yabanje kuzenguruka mu bari aho bose. Ubwo igisasu cya mbere cyamaraga guturika nibwo yahise abona umusore uri kwiyambura ikote, kumbe nawe yari yambaye ibisasu, bihita biturika. Ari nabwo twumvise ibya kabiri, ahita bibona ko ari ibikorwa by'iterabwoba byari byamaze gutegurwa aho ngaho. Nibwo ngo yatangiye gufatanya n'abandi kurokora ubuzima bw'abantu, ahereye kubo bari kumwe, kubera ko ibisenge by'aho ba Dorcas bari bicaye byari bitarabagwaho. Aho amabuye yatangiye kubagwaho nawe ari kurwana nabo, ariko ibiti n'ibyuma bimanuka bakirimo, aribwo byabagwiriye nyine. Gaston yamaze kumbwira gutyo, nanjye mubwira ko byakozwe na Rufus na Torres, ndetse aka kanya nkabamenye ko babikozemo gutyo kuko Torres yanyibwiriye ko hari igikorwa barimo gutegura. Gaston ahita avuga ko kudeta ariyo bagiye gutegura, igiye gukorwa ku buryo ntawe umenya ibyabaye, kugeza abaturage bumvise ko Perezida wa Repubulika yahindutse. Mpita mubwira ko dukeneye gutanga imburo hakiri kare bakamenya uko birinda. Mu gihe turimo kubivugaho nashimishijwe cyane no kubona Gema, Neyira na Vivensi bangezeho, ariko ubona bakutse umutima mu kubabaza ibijya mbere. Neyira dusanzwe tuziho ko bari inkuru neza, atubwira ko ibara ryavutse. Muri make igikorwa bari barimo cyo kurinda Brian bakaba babibonye ko kimaze kuba impfabusa. Mu kubabaza icyo bashatse kuvuga, Neyira ahita avuga ati twagiye dukurikiye imodoka ya gisirikare military police batwaye Brian, nta kindi twari tugamije uretse kumenya aho ajyanywe kugira ngo tuze kumenya aho tuzamusanga tumubohoza. Nuko urugendo turukomeza tugenda inyuma yabo bakagira ngo n'abandi bagenzi basanzwe,
kugeza ubwo twaje kugera mu muhanda uherereye mu ishyamba hagati, aribwo twaje gutungurwa no kubona imodoka ebyiri zidasanzwe zahise zisohokamo abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare, ariko bamwe bashinzwe kurwanya iterabwoba, counter terrorist unit cyangwa se CTU, bahise basohoka muri izo modoka baza bihuta cyane zikirimo kugenda. Bigaragara ko mu byo bari bateganije hatarimo ko iyo modoka itwaye Brian iraba ifite indi iyikurikiye inyuma yayo ariyo iyacu nyine. Abaje mbere bahita barasa abasirikare ba military police, ahubwo batwara Brian. Nibwo bari basigaye babibonye ko hari abatangabuhamya bahita baza kutwica, natwe ariko turokorwa n'umwarimu wigishije Vivensi gutwara imodoka, kuko Vivensi yahise asubira inyuma ikinyumanyuma imodoka yitwara ku muvuduko urenze kure cyane uw'umuntu yagenderaho, iri kureba imbere, ari nako avuga ati mwarimu wanyigishije gutwara imodoka, reka nizere ko amasomo wampaye agiye gukiza ubuzima bwanjye. Urw'uyu munsi nintarukira umuzimu wanjye uzaza kukwiyicira uko byagenda kose. Ibyo Vivensi yabivuganaga ubwoba bwinshi kubera ko yari yamaze kumenya ko twese turi imirambo igihe abasirikari ba CTU twabonye ari n'abicanyi baba batugezeho. Ariko kubw'amahirwe twaje kuva mu ishyamba, abasirikare nabo babona ko nibaramuka bakomeje kutwirukaho bashobora kugaragara. Uko niko Brian bamutwaye, natwe tugaruka twamanjiriwe. Gusa ikibazo kimwe twibazaga kugeza n'aka kanya ni iki ngiki: ese ni ukubera iki Brian atajyanwe mu gisirikare nka gahunda isanzwe yo guhana abasirikare, noneho ahubwo agatwarwa n'abasirikare bashinzwe kurwanya ibyihebe nkaho ari ikihebe ruharwa? Nibwo tugeze hano nyine. Neyira yamaze kutubwira gutyo twese biraducanga. Mu gihe tukiri kubyibazaho hari nimero yampamagaye, ariko mu kureba mbona ni nimero iri prive. Mu kwitaba nitonze cyane ntungurwa no kwakirwa n'ijwi ry'umuntu umeze nkaho arimo kunyishongoraho avuga ati Max, ndabizi neza ko umutima wawe mwiza, urukundo ukunda abantu n'uburyo uba wifuza ko abantu bakomeza kugira umutekano. Aka kanya ushobora kuba uri mu gahinda gakomeye cyane k'ibyabereye iwanyu muri kampani y'iwanyu, bityo ndakwihanganishije, buriya niko mu ntambara bigenda. Ndifuza ko hari icyo nakagufashije, ariko aka kanya nta kintu nagufasha kuko nanjye ndi mu rugamba rwanjye. Tukiri kuvuga ku rugamba rwanjye ndimo kurwana, nguhamagaye kugira ngo nkubwire ko aka kanya mfite umuntu wawe. Nyuma yo kuva mu gisirikare ukaba wari wakoresheje uwo mutima wawe mwiza ngo urashaka kumufasha akaba general manager wa kampani. Rero niba uri kwibaza abantu baba bamutwaye, rwose wumve ko ari njyewe, kandi nta kintu ndi bumutware kugeza igihe uri buze kwemerera amasezerano njye nawe tugiye kugirana. Nkuko wigeze kubikeka, njye ibintu byose bikwerekeyeho ndabizi cyane, gusa ibyo ntabwo ari ngombwa aka kanya. Ahubwo umva neza ibyo ngiye kukubwira. Icya mbere, nubwo ibyabereye iwanyu muri kampani ntari nzi ko biri bubeho, ariko nk'umunyapolitiki njyewe ibintu byose bije ndabifatirana. Rero mu rwego rwo kugira ngo iki kibazo nshaka uko ngikemura ku rwego mpuzamahanga, ndashaka ko wowe n'umukunzi wawe ndetse na ya syndicate mwemera ko ari mwebwe mwaturikije ibisasu muri kampani, ndetse wowe Max nka Maximilian ndetse na Giovanni nka Gema mwemere ko ari mwebwe mwabikoze ku giti cyanyu, mbese akazi ari mwe mwakikoreye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ndashaka ko Black Box mufite muyimpa mu gihe kitarenze amasaha 48. Ibyo bintu bibiri mvuze ni mubikurikiza, Brian ndamurekura ameze neza cyane, ndetse aze akomeza akazi ke muri kampani yanyu nk'uko bisanzwe. Ariko nimudakora ibinkubwiye, umenye ko ari ryo herezo rye, kandi abantu bose ukunda nzahita mbahera ku murongo mbica umusubirizo ku buryo uzasigara uri nyakamwe nkuko wisanze mu myaka yashize ubwo papa wawe yapfaga. Uwo muntu yamaze kumbwira gutyo mu mujinya mwinshi, mpita mubwira nti uwo uri we wese ibyo ushaka ntabwo ushobora kubigeraho, ntabwo ari twebwe twaturikije ibisasu hano muri iyi kampani. Gema ahita nyaka telefone amusubiza, nawe avuga ati wa muntu we uri ikigwari, ntabwo ari twebwe twaturikije ibisasu hano muri kampani. Rero ibyo ushaka ntabwo uri bubigereho na gatoya, ndetse Imana yonyine niyo ibizi ku buryo natwe iri kuducira inzira. Aho uri hose urarya uri menge. Gema yamaze kubwira uwo mugabo byumvikana ko yari yanihinduye amajwi we ubwe, ahita dukupa. Mu kurebana twese ubwoba buradutaha, turakangarana cyane kubera ko umuntu wari uduhamagaye yaramaze kunyereka ko ari umuntu unzi neza.
azi ko nitwa Max ndetse azi ko Gema yitwa Gema, azi ko iyo kampani ari y'umuryango wacu. Byose tumaze kubyumva Gaston yambwiye ko nkeneye kugira ikintu nkora mu maguru mashya. Mpita mbaza Gema ku bijyanye na Bonita, ambwira ko ataramuvugisha ariko baherukanye atararangiza akazi. Gaston nahise mubwira ko akeneye kwita kuri kampani ahereye ku mutekano wayo, bityo abakozi bose niyongera bateranirize hamwe. Ako kanya namusabye kwita ku kazi ke, ambwira ko nta kibazo. Mpita mbwira Gema ko ngiye kureba Santoyo kuko hari ibyo nshaka kuvugana nawe. Neira, Vivensi na Petron Lewis bavuga ko bagiye kureba amakuru y'ibyerekeye urupfu rwa General Ezeki, bityo turahura tuvuye aho tugiye. Tumaze gutandukana Gema mbaza niba Mariyamu yamenye amakuru, mubwira ko ntazi niba yayamenya ariko ameze nkaho atarayamenya. Nuko tugenda tuganira kugeza tugeze ku rugo rwa Mariyamu. Dusanga Kiristera na Santoyo bicaye hanze, ariko Kiristera ari guhatiriza avuga ko CEO wa kampani ari we, bityo akeneye kujya kureba uko bimeze agasubiza n'ibintu ku murongo. Santoyo akamusubiza ko wamuhaye akazi yamusabye kumurinda, bityo igikenewe nuko ari kubona nk'umurinzi kugumaho mu rugo ari byo bibaye bikwiriye kugeza ku yandi mabwiriza. Santoyo yamaze kuvuga gutyo bahita batubona. CEO Kiristera azavuga ko umusekirite twamuhaye wagira ngo ni umusirikare urinda perezida ku buryo adashaka ko ajya gukora akazi ke. Musubiza ko ndi kubyumva cyane kubera ko hari ahantu hadatekanye kandi byose ari kubikora ku bw'ineza ye. CEO Kiristera yamaze kubyumva avuga ko nta murinzi akeneye, bityo aririnda. Agiye kugenda mukurikiza amaso, mpita mubwira nti Kiristera, nyokorome General Ezeki yapfuye. Ibyo Kiristera mu kubyumva ahita kwamira aho ahagaze, ndetse ntungurwa no kubona Mariyamu na mukecuru Sofia basohotse mu nzu. Mariyamu ambaza ibyo ndimo kuvuga, ari naho nahise menyera ko amakuru batari bayamenye. Mbabwira byose uko bimeze, ndetse ubu imirambo y'abantu bapfuye bamaze no kuyigeza muri moruge y'ibitaro bya Lewis. Mariyamu yahise acika intege ndabibona, ariko ako kanya ntacyo nari kubikoraho cyangwa se ngo mwereke ko bimbabaje, cyane ko atari we wari uhombye wenyine kuko nanjye nari mbuze marume. Kiristera yarahindukiye agiye kugwa hasi, Santo yaramufata amugwa mu maboko atangira kurira avuga ngo marume Ezeki. Ako kanya negera Santoyo na Kiristera mbabwira ko mfite ibintu byinshi byo kujya kwitaho, bityo Brian general manager wa company ntabwo ahari kandi ntabwo hazwi igihe azagarukira. Niba ari ibishoboka Santoyo reka abe afashe uwo mwanya wa general manager, noneho Brian naza akazi ka manager ushinzwe abakozi aribwo azabasha kugatangira. Santoyo yambwira ko ndimo kumukinisha, mubaza impamvu avuze gutyo n'icyatuma mukinisha. Ansubiza ko atumva ibyo ndimo kuvuga, mubwira ko ari igitekerezo natangaga, bityo CEO wa company niwe urafata imyanzuro. Mpita Kiristera ko Brian yari yambwiye ko Santoyo ari we waba manager w'abakozi, mu gihe Santoyo atari yumva uburyo yava mu kazi k'ubuyede akajya kuba general manager wa company ya mbere mu gihugu. CEO Kirista ahita avuga ko abyemeje, ndetse aka kanya Santoyo atangiye akazi nka general manager. Santoyo yarize ndeba ndabyirengagiza, mpita nsezera mvuga ko tuzongera kubonana nitwongera kubonana. Ako kanya ntungurwa no kubona iryo jambo Kiristera rimutunguye cyane. Mu gusubiza ubwenge ku gihe nibuka ko iryo jambo nakundaga kuribwira Santoyo ndi kumwishongoraho tumaze gushwana buri gihe muri Moriya Academic School. Mpita mbona ko Kiristera ahise arikeka, agakeka ko nshobora kuba ndi Max. Mpita nsaba Gema ko tugenda urujijo rwa tukarumusigira. Twavuye aho ngaho tugeze muri company, mbwira Gema nk'umuntu wa mbere nizera kurusha abandi ko ibyo ngiye kumubitsa abikingura mu mutima bikazamusohokamo ari uko musabye ko abikora. Mu kugira ubwoba mbaza ikibazo mfite, mubwira ibyo namenye byose ku munsi uwo munsi, ko Kiristera ari mushiki wanjye kuri papa na mama. Gema mu kumara kubyumva ahagarara atunguwe cyane, ari kubona amarira ari kuzenga ku matama. Ati ntabwo bishoboka, iyi nkuru yaba ari mu nkuru nziza cyane numvise mu buzima bwanjye, kuko mu gihe nari ndimo kugerageza guhinguranya amaso ngo ndebe aho tuzamenera dushaka umuntu waza muri company mu mwanya wo hejuru ngo dutangire turwane hari uhari, sinshobora kumva neza ko mushiki wawe bwite uwo mwanya yaba wurimo. Gema yamaze kuvuga gutyo mpita mubwira nti ariko se byibura bwa rimwe twagiye tuba turetse ibyo kwihorera. Njyewe nashakaga kukubwira ko nshimishijwe no kuba byibura mushiki wanjye nifuje kuva kera ko yaba ari we, ndetse nkifuza kumurinda mu buryo bwose, byanga byakunda ari mushiki wanjye koko. Namaze kubwira Gema gutyo aransubiza ati sheri, njye nawe uribuka urugendo rwose tumaze, intambara zose twarwanye, sinshobora kuzakwemerera ko hari icyo ari cyo cyose niyo cyaba ari isano y'amaraso
gishobora guca intege misiyo turimo ngo ibashe kugwa hasi, cyangwa se gahunda z'umunsi ku munsi izo arizo zose dusanzwe dukora ngo zihagarareho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuvuga ko ubonye mushiki wawe bitangiye kukujyamo ngo reka ibyo kuba umubonye ube wirengagije ibya misiyo. Ejo watangira kuvuga ko mama wawe kubera ko yakubyaye reka ube umugiriye imbabazi. Ejo bundi ugasanga utangiye koroha mu mutwe. Ariko wibuke ko niba nawe ufite amahirwe yo kuba ufite abantu wihoreraho, kuko twebwe twarababuze, bityo sinshobora kuzabikwemerera. Jema yamaze kumbwira gutyo numva mu mutwe wanjye ameze nkaho ansonze. Mpita mubwira mu mujinya mwinshi nti umva nkubwire, ibi turi kuvugaho ni umuryango wanjye ndetse n'amarangamutima yanjye, ni njyewe uzi uko ngomba kubijyana. N'indi nshuro utazajya wibeshya ngo wumve ko kuba dukundana buri cyemezo cyose mu buzima ugomba kukimfatira, cyangwa se ngo ngishyire mu bikorwa ari uko maze kukingiraho inama. Namaze kubwira Jema gutyo mbona ameze nk'ucitse intege, ndetse mbona hanaguye amarira, ariko njyewe ntabwo nari mbyitayeho ngo kuba mushiki wanjye ari ku ntebe y'ubuyobozi bwo hejuru ngo ako kanya mpite mbifatisha bityo mugire igikoresho. Nahise mva aho ngaho Jema aza inyuma yanjye. Ngeze imbere y'ibitaro mpura na ba Neyira bavuye mu bitaro, bavuga ko imirambo irimo na General Ezekiel iri muri moruge, bityo hategerejwe ikizakurikiraho. Gusa Gastam yatangiye gushyira ibintu ku murongo. Ako kanya Petero ni Lewis avuga ko dukeneye twese kwihuriza hamwe ahantu runaka, kuko dufite ibintu byinshi byo kuvugaho ku bijyanye n'umuntu wampamagaye mu kanya, bityo reka tujye muri operation room yacu. Niko twahise tugenda tugana ku modoka ya Vivensi. Nkuko bisanzwe Petero yicarana na Vivensi imbere, umwanya ukurikiyeho winjiramo Neyira. Mpita njyewe nicara mu mwanya w'inyuma, ariko bose batungurwa no kubona Jema yicaye mu mwanya Neyira yicayemo. Ako kanya Vivensi ahita amubaza impamvu aticaranye n'umukunzi we. Jema ahita afata telefone yatangira gukanda yigize nk'umuntu uhuze cyane. Ntabwo twabigize impamvu, ahubwo Vivensi yatangiye imodoka. Mu kanya kadatinze tuba tuvuye muri kampani. Urugendo ntarwo rwatinze cyane nubwo rutihuse, ariko tuza kugera mu rugo. Umugore wa Brian atungurwa no kubona tutazanye, agiye kutubaza twese twatunguwe no guhanga amaso kuri televiziyo. Dutungurwa no kubona umuvugizi wa polisi ya Kentrone yaje muri studio za televiziyo y'igihugu. Atangira yihanganisha abanyakentrone bose ku bitero byagabwe n'ibyihebe muri kampani ya ba Lewis. Kuri ubu bakaba bamaze kubarura umubare w'abantu 23 bapfuye, ndetse n'abandi 171 bakaba bakomeretse aho barwariye kwa muganga. Amakuru ahari nuko chairman wa kampani ya ba Lewis ndetse na CEO n'umuryango wari bazima bakaba batanakomeretse, ndetse kuri ubu bakaba bakirimo gushaka imyirondoro y'abakomeretse n'abapfuye, bakaba barabatangaza nyuma. Umuvugizi wa polisi akomeza avuga ko inkuru y'incamugongo azanye ari uko abagabye ibitero muri kampani ya ba Lewis bamaze kumenyekana. Abo akaba ari nta bandi uretse Maximilian ndetse na Giovannia, babandi biyita ko ari intwari za Kentrone. Ndetse na nyuma yo kuba bagabye ibitero byashyize inkeke kampani ya mbere mu gihugu, hagapfa umubare mwinshi w'abantu, abandi bagakomereka bo ubwabo babyiyemereye. Umuvugizi wa polisi yamaze kuvuga gutyo asaba ko hakinwa amajwi. Njyewe na Jema turimo kuvuga ko twagabye ibitero muri kampani ya ba Lewis. Twese mu gutungurwa twumva amajwi avuga mu ijwi ryanjye riti, njyewe Maximilian ndabyemera cyane ko nagabye igitero na syndicate yanjye muri kampani ya ba Lewis, tukahaturitsa ibisasu byishe umubare mwinshi w'abantu. Andi akurikiraho avuga mu ijwi rya Jema avuga ati, njyewe Giovannia ndabyemera cyane ko nagabye igitero na syndicate yanjye muri kampani ya ba Lewis, tugaturitsa ibisasu byishe umubare mwinshi w'abantu. Nyagasani, twese twaguye mu kantu. Neyira ahita avuga ngo basubize inyuma ayo majwi twongere tuyumve. Vivensi ahita amubwira ko ari amakuru kuri televiziyo, bityo ntabwo wasubiza inyuma. Ako kanya Neyira ahita afungura telefone ajya ku mbuga nkoranyambaga, ategereza akanya gatoya abakoresha imbuga nkoranyambaga batangira gusakaza ayo makuru arimo ayo majwi yacu. Arongera arayakina inshuro imwe, ebyiri, eshatu. Neyira amaze kuyumva ahita avuga ko ayo majwi bayacuze, ndetse icyabaye nuko bifashishije amajwi yacu kugira ngo buri jambo ryose bashaka rijye riza mu ijwi ryanjye cyangwa se rya Suzimike. Noneho amagambo bakavana amwe muri yandi twavuganye n'uwaduhamagaye cyagiye. Neyira amaze kutubwira gutyo twahise dutangira kwibaza umuntu waba ashaka kudukira hasi uwo ari we. Vivensi avuga ko tugomba kwibuka mu byo twaciyemo mu minsi yashize, ko wa mugabo w'igikomerezwa yabwiye Brian ko kizi neza Max n'umuryango we,
bityo byanga byakunda cya gikomerezwa cyanabahaye akazi ba Brian nicyo cyakoze biriya. Petero Lewis ahita avuga ko ibyo bintu bifite ingingo cyane rwose, ndetse binagaragara ko icyo gikomerezwa tugiteye ubwoba nk'uko cyabivuze, ahubwo ikintu ari kwibaza ni uburyo mu kanya ahamagara. Yavuze ngo kugira ngo abone uko araza guhanagura ibyabereye muri kampani ya Lewis ku rwego mpuzamahanga. Mu kureba Petero Lewis nzengurutse amaso mu bari aho bose uretse Gema wari wicaye yubitse umutwe. Petero Lewis ahita avuga ko ya ntambwe twahoraga twateye turi imbere y'abo duhanganye tutakiyiriho, ahubwo abo duhanganye ubu bari imbere yacu intambwe zigiye gusaga n'10. Bityo ikintu cyiza cyo gukora none hano gucunga imigongo yacu kubera ko